Kiyovu Sport navuze ko ari nk'umwana w'uruhinja. Umwana w'uruhinja ntushobora kumuha amafaranga ngo amenye agaciro kayo. Arayakinisha yajya kuryama akayajugunya aho abonye. Mu gitondo ejo ushobora kumubaza uti amafaranga naraye nguhaye ari akakubwira ati simbyibuka papa, simbyibuka mama. Navuze ni ikipe ya Kiyovu Sport biragoye gutwara igikombe. Kuko imikinire yayo isa n'umwana wahawe amafaranga ataza agaciro k'amafaranga bamuhaye mu ntoki. Kuko namuhesheje gutuma amenyekana. Bene wabo b'Abanyarwanda baramumenya. Bamuteza imbere. Abanyarwanda bene wabo aribo bene wacu. Bamuteza imbere. Biriya byo bavuga ngo amakipe agurisha match, ngo ikipe ngo yaguze match, nibaza ko ribu yabyinjiyemo warabyumvishije. Ahantu hose Michigan, Texas, Washington, abantu bose babampamagara kabisa biranshimisha cyane. Ngo tutari twajya bya Kiyovu, tutari twajya kubyareyo na APR gukina finali, icyo mbanza kukubaza. Nanjye nkubaza. Waca mu za YouTube, waca muri Instagram, waca ko bidashoboka ubu ngo byarangiye. Naragenda shona neza ndafata. YouTube gero wambwiraga bya Kiyovu Sport, ubu nibyo wambaza none tukajyaho, ubwo none tugiye kuri none ariko ibyo wabyemeye. Uremera ko ndi king of YouTube. Zajya gutora umukuru w'igihugu noneho ngiyewe ndi kumwe n'umugore wanjye official nambaranye nawe impeta abantu bose babireba. Ubwo 2024 mu kwezi kwa karindwi uzuga amatora zabo. Ndakubwiye ngo ni ibyishimo bizavamo hajyamo ibindi. Abantu bazatanga ari babonye inteko ishinga amategeko itumwe vuba mu buryo bwihuta bwo guplaninga uburyo bwo bwa Supermanager bugomba kugenda. Yes, nongeye kugwa ikaze hano kuri Super TV, wahisemo kuzajya kurikira Super TV mu kazi kose. Aho waba uri hose turagusuhuje, uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Abantu ba diaspora cyane bakunze kudukurikira ndetse bakanatera comment tiyo tubabona. So rero mwibutse ho turakora subscribe uno mwanya kugira ngo tuzongera gucikwa n'ibiganiro byiza bya Super TV tubagezaho umunsi ko wundi. Yes, rero ndi kumwe na Supermanager umunsi yoganira ku kiganiro imwe muri feed yamugize umuherwe. Ndere nko kajya byivugira ko ari umwe mu bahanzi hano mu Rwanda bafite agatubutse. Wona avuga ko nta wundi muhanzi wamurusha amafaranga kuko bose barakishakisha bacyari gushaka ayimbe, bacyari gushaka yo kurya gusa. So rero Supermanager ndakwakiriye umunsi nashaka tuganire kuri sport, dore ko sport yo yakugize uriwe maginganga, sibyo? Urakoze cyane koko nkuko bivuze, ariko gusa utangiye nabi aho ngaho nagukosora munyamakuru we. Ngewe amafaranga mfite aruta abandi bose n'abantu. Ngewe ushobora gusanga kuri konti yaje bakakubwira bati Supermanager nta nifaranga nari muri baho, ariko ngewe mfite abantu. Iyo mfite abantu rero burya ntushobora kubura ibintu. Ngewe mfite abantu. Rero muri abo baherwe b'abahanzi cyangwa muri abo baherwe b'aba star ngishobora no gusanga ntabarimo, ariko ngewe naravuze ngo ibintu byanjye ngewe n'abantu. Ngewe mfite abantu. I'm person, I'm man of the people. Esubwo ni wivuguruje kandi wavuze ngo ari aba Bruce Melody nabandi andi bose nabana bakishakira bagishaka yo kurya. Navuze ko ari abana muri fame bagishaka yo. Navuze fame, sinavuze amafaranga. Yaba uvuze, yaba nundi, yaba Bushari, yaba Melody, yaba nde, ntago nzi konte zabo, nanjye ntibazi zanjye, ariko ngewe icyo ndusha abastari bose mbarusha abantu. Mbarusha yaba Platini, yaba Knowless, yaba Garine Gahongayira, abastari bose nyine mu Rwanda, yaba ba filime, yaba baki bose na abastari ndabemera. Ariko ngewe Supermanager ndi umuntu w'abantu. Amafaranga wenda baranayandusha, ariko ngewe n'ujye uvuga uti umustari wa mbere ufite abafana benshi, njye uvuga uti number 1 Supermanager, the bad man. Nabandi simvuga ko batabafite, ariko urumva ugeze kuri Supermanager, of course ugeze ku rundi rwego, kuko ni nawe mustari ufanwa n'abastari. Niyo mustari ufanwa n'abastari. Umustari akaba ari umustari, ariko nanone agafana undi mustari. Uwo nta wundi ushobora kubibona usibye ge. So si ugeze kuvuga ngo nawe ngo ufana sinzi umuhanzi ugeze kuvuga gufana. None se ndabeshya. None se kugira ngo ukomere, kugira ngo iteke kuzamuke, wigira kubazamutse, kugira ngo ukomere wigira kubakomeye. Ni umugabo wabivuze yitwa Bob Marley. Bob Marley uramuzi wabaye the legend of reggae. Yaravuze ngo ntushobora gukomera utigiye ku bantu bakomeye. Byanga bikunda kugira ngo ube generali ubanza kubona uwambaye generali ukifuza kuzambara generali. Kugira ngo ube professor ubanza kumva ko iyo ugeze urwego rwa professor ubanza kubyifuza nyuma ukabiharanira ukavuga uti ndashaka kuzaba professor nka runaka. So ntange rero byanga bikunda kugira ngo mu star harabona igiye burunda abafana. Uranyumvise? Nabyumvishije. Ntago nakubeshya ngo ngiye singira umfana cyangwa nemere no. Parahari. None se injana ya Legma Fride. Niba ndirimba injana yaraga. Of course natangiye gukunda music yaraga numva cya Kademas.
numva Binman, numva Shabarax, numva Bujubanton, numva Shomporo Shagi abose amari cyangwa se bari aba veteran muri legend baraga mafi na Densor. So byanga bikunda ntushobora gukomera udafite uwo w'igihugu gukomera. Uba inspired, noneho waba inspired ukazagera aho ugira nawe ugatangira kuba inspire noneho nawe ukinspiring abantu. You start to inspire people also. You get what I'm saying? Yes. So super ko musoro tuganiye sinange gusa n'abantu bose ubona bakomeye bagira bo benshi. Niyo baba ari abayobozi, niyo baba ari abasirikare, niyo baba ari abadokiteri, niyo baba ari ba president. Burya na president wari we wese w'igihugu cyari cyo cyose agira undi mu president aba yaremeraga akavuga ati ndashaka kuyobora igihugu cyanjye muri ubu buryo. Burya nubona igihugu gifite leadership nziza, burya nawe afite uwo yicara akavuga ati uyu ni urugero rwiza, mbere urugero rwiza ngomba kumugenderaho nanjye nkayobora nk'uyu. Of course dufite ba Mandela, dufite ba Mwarimu Julius Nyerere, n'abarigendi muri politiki bagize good leadership baremerwa. None abavuga ko Mwarimu Julius Nyerere bamushyize mu baki mu bakristo. Kiliziya Gatolika yemeje ku isi ko ari umukristo kandi nanjye ndabyemera. None Nelson Mandela yugiye muri South Africa, umuntu ugezeho wese aravuga ati ndashaka kujya gusura imva ya Mandela kubera ko leadership yaranzwe n'iki, ya leadership nziza. Rero bari abarigendi nabo bafite abandi nabo babigiraho avuga ati nanjye ndashaka kuzakora nka gutya nk'umuyobozi bwanjye nkagenda gutya. Superman rero nawe kuri YouTube byanga bikunda niba ndahangaha YouTube nijye wayizanye mu Rwanda, ibyo byo ntawe ujye ubihakana kuko simva ngo nijye wayizanye ukundi, simvuga ngo ntarabaho cyangwa se simvuga ngo ntarakomera, I mean ntaraba umusitari, simvuga ngo yaririwe ariko mvuga ngo nijye wayizanye, mba mvuga ngo nijye watumye imenyekana, abantu barayikunda n'abanyabwenge batangira kuyijyaho n'abantu bakomeye batangira kuyumva, na leta zose zo kwisi, na leta yose cyangwa se n'abakora muri leta n'abakora hanze n'abakomeye n'abadakomeye bose n'abakuru n'abanyabwenge batangira kumva, n'abayobozi n'abaki bose batangira kuvuga batari ku YouTube. Kubera iki? Kuko batangiye kuba n'umuntu witwa Superman ajya ncaracara. None ubu n'umuyobozi ujya kubona ukabona ukomeye ari kuri YouTube aravuga. Ubu na televiziyo zisanzwe ntizikigira abafaranga YouTube. Esperanza ndayigura yitwara, ndabikwemereye. Cyo kuma cya Esperanza na Matora Dodoma nayo nushaka nayo ndayiguha ikindi gihe uyiryamira. Ubu harabaza kuvuga ngo kwa yegemereye ngo dore imbogo ngo kutayimuhaye, ari uwabimbwe ejo bundi. Njye nizere ko uzayimba. Umbaze hari uwabikwimaye njye nzazana kuri kamera ngo kwa yimwemereye nayimaze naramubuze ejo bundi barambwiye none ngo asigaye ngakora konse ndamagara n'ubu niba nyumva ze muhe Matora ye n'ubu niba nyumva kandi ibyo namuhejeje biruta Matora kuko namuhejeje gutuma amenyekana. Bene wabo b'Abanyarwanda baramumenya bamuteza imbere, Abanyarwanda bene wabo aribo bene wacu bamuteza imbere. Ubuse yari bukomere ntamugaragaje Smaja nizere ko yaravuze ngo ndi icyambu cyo kuzamura impano z'Abanyarwanda. Okay, ibyo tubyibone nizere ko Matera Dodoma uzayiryamira, Matera yanjye uzayiba hamwe Esperanza ugubwe neza. Okay, rakoze cyane. Ubwo hanyuma zazana kuri kamera mbyerekane ahano yego n'amavuta ya Moap Group Limited nayo wisiga. Ndeba uko reba Super TV rega yabereyeho kugira ngo oya nawe umuntu udakurikira Super TV abaso n'umuntu ushobora guhunga umugisha, ukabona umugisha ukawuhunga kuko niyo televiziyo akakanya ubu muri umujyi wa Kigali iturendinga kandi ibintu bikunzwe. Super TV wahoze uvuga kandi nawe uzatangira za promotion naravuze ngo Super TV we subscribe mu sharing ubutanze umugisha kwa Superman, ariko nanone ubonye umugisha wo gukurikira ibiki kuko stress hazirashira, amagambo y'ubwenge urayajyana, stress zishire. Erega abantu barimo barapfa kubera stress, ama depression yisha abantu, kwigunga, ariko nukurikira Superman ajya ibyo byose uragira ute urabishira kandi unanumva iki ubwenge wisdom. So urakoze cyane, reka rero twinjire mu kiganiro cyacu. Superman nkuko twatanye tubivuga twavuze ko tugiye kugana kuri sport mu Rwanda. Hari kuba igikombe championnat, abantu hagarutse cyane ku ijambo ugeze kuvuga ryuko ngo waraguriye ikipe ya Kiyovu Sport, ko Kiyovu Sport zigiye twara igikombe n'umunsi wa rimwe, ariko maginga ngaya turi kubona ko finale azakina APR ndetse na Rayon Sport igikombe cy'amahoro. First of all mbanje kubaza ubundi ikibazo cya mbere, ibyo ntoza kubigaruka mu twinjira mu tuma tutangiye kwinjira manarize. Ubundi no championnat urayibona ute? Nta manyanga agezamo ko nubeshe bari kuvuga ko harimo za ruswa ngo imikino itari kujyana neza nkuko bikwiye. Biriya byo bavuga ngo amakipe agurisha match, ngo ikipe ngo yaguze match, nibaza ko ribu yabyinjiyemo warabyumvishije. Bavuze ko ubu ngubu nomero bazajya bazigira bazimonitoringa. Igihe rero batari berekana wariye ruswa cyangwa ikipe yagurishije umukino cyangwa wakire ruswa ngagurishe match cyangwa se umusifuzi wariye ruswa,
kugeza aka kanya ngiye icyo kibazo icyo gisubizo navuga ngo ni igisubizo cyatangwa n'iki cyakabaye kibazwa ubugenzacyaha. Ngewe rero sindiribu ngende umuntu ukora iki ngende umuntu ukora mu mikino nyine tubwire ariko rero yumbwiye ngo imikino ngo nigenda neza wowe icyo ushatse kuvuga agenda kizi kuko hanze baravuga ngo amakipe agurisha match ngo bandi ngo bakira intuza ngo kuri momo ngo bakawerezwa momo ngo ibitego bikinzira ngo bagatuma ikipe yindi ngo irekurira indi ibintu byinshi bivugwa mu mikino. Ngewe ibyo icyo gisubizo nakubwira ngo I'm less concerned about that. Ariko se nkanarize nk'umuntu urebera inyuma y'ikibuga ngo uri inyuma y'ikibuga abona amakosa menshi kandi ono ukabura muri jerimo bya siporo ubundi urayibona ute? Mbibona ko kugeza aka kanya champion ikina itsinze igatsinda itsindwa igatsindwa kandi hakaba hakoze imisifurire myiza kuko kugeza imisifurire mibihanwa n'amategeko kandi ayo mategeko ariho niba rero ataragaragaza ko ari wasifuye nabi cyangwa se abagaragaye bakaba barahanwe ibyo kumbwira rero ibindi ugashaka kunyinjiza mu kunzana muri angle ngewe ntazi ngiye nakubwiye ngo ako nakazi k'abacamanza ngiye by'imanza kwanza ngiye narakubwiye ngo ntukajye ushaka kunkira mu bintu by'imanza ngiye mu buzima bwanjye nizi by'umuziki nizi bya siporo. Ikindi kintu ndi king of YouTube nije wayizanye mu Rwanda nakubwiye ngo nta muntu muri iki gihugu udakurikira YouTuber kandi yatangiye kuyikurikira kubera Supermanager nije wa mbere wagaragaje ko hano kuri YouTube ari urubuga rwiza rwo kwamamarizaho ibikorwa namamaza Esperanza cyo nk'abanyarwanda bakubanga bakagubwa neza namamaza Matora Dodoma Matora uryamira umugongo babandi bajya barwara imigongo ivunavunagurika cyangwa mu nsanga amumayasha hahandi ho mu ruteranyirizo ukumva birarangiye neza ukaramuka ufite fresh air wumva usa neza kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu tukimara turyamye ryama neza ugira ubuzima bwiza. Namamaza Mop Group Limited ya mavuta nabari yanangire ngo naba Beyonce wo muri Amerika ujye babona barimo kuyisiga babakobwa basa neza imisatsi amaparufe byose bibariya muri T2000. Hanyuma rero ninde se werekanye ko YouTube channel ushobora kuyamamarizaho kandi kabukombe kandi ikereka isi cyangwa ikerekana ibya ukora ninde sigewe niyo mpamvu nakubwiye ngo ngewe si ndi umusitari w'amafaranga ngende umusitari w'abantu ntuzongera kuvuga ngo Supermanager umusitari njya numva bivuga ngo Supermanager cyangwa se nagura nagera nk'ahantu nagura ngo yarakize mwana ngo waragafashe ngewe ubukire bwanjye ni umutima hatanga umutima ntihatanga iki hatanga umutima ntihatanga ubukire. Umuntu ashobora kuba afite duke agaca hari afite 2,000 agakuraho 500 agahusabiriza ku nzira nyamara ufite V80 agaca akamureba gutya wabyumvishije rero hatanga ubuki hatanga umutima hatanga iki hatanga amafaranga kuyagira kandi ikintu nagira ngo nkubwire mu Kinyarwanda baca umugani cyangwa se nawe nkusigira impamba ni ijambo nkubwire ry'ubuzima impamba idashobora kugukiza yisangira n'uwawe cyangwa se ntuzange kuyihaho uwawe niyo yagukiza ushobora kuyihaho uwawe ariko hari ushobora kuvuga uti ningabanya wenda plan ndende zanjye zarabazipfuye ibyo birumvikana ariko ushobora kuba ufite ikintu ukavuga uti ubu se ningaba nisangira na mugenzi wanjye bitwaye cyo umugisha nawe nkukorera rega tujye tugira n'ubu kunywa Esperanza wenyine wari wamaho no kandi wayinsabye nakuye ko ndi buguhe ufite ikibazo soze simbi kwemereye sawa gatukomereza na sport igikombe cy'amahoro impamba rero ninde impamba iryoha ibisange no mugendana wawe kubera ko buriya reka nkubwire reka nkubwire ijambo buriya uzajye wifuza ku wawe akomera cyangwa umuntu ukomeye kabone niyo atagira icyo agufasha cyangwa guha ariko burya ajya wifuriza uwawe gukomera kuko bifite icyo byakugezaho cyangwa aho byagucisha mu bundi buryo uziko umuntu ashobora kuza akajya hariya yaranatawe na se wenda se ni ministeri wenda se n'umuyobozi ukomeye sinzi ariko kuko wenda batindo wa mwana w'umuntu runaka yakwinjira mu bantu tureke no kugira icyo bamuha ariko hakazamo ikintu cya buri wese avuga ngo dore umwana wande ubwabyo izina rya subwo rimo riramurisha ubwabyo gusa iryo zina rya subwo rimo riramugaburira wabyumvishije jya wifuza ko wawe akomera kuko bifite icyo bishobora kukugezaho nawe niyo atagira icyo guha we givuga uti mushiki wanjye akomere muri umuna wanjye akomere mukuru wanjye akomere just gusa nabyo burya bifite icyo bimininze kuri family yawe cya nawe kubwayo ubwira waramuseye so twagiye ninde hagati agatangwa tutari twajya kujya Kiyovu tutari twajya kubyareyo na aperi gukina finali icyo mbanza kukubaza nanjye nkubaza uremera ko YouTube ari gihe watumye mu Rwanda ifata isoko n'abantu bakomeye n'aboroshye n'abaturage n'umunyonzi n'umukarani buri wese abafite YouTube n'umuyobozi wo hasi no hejuru YouTube
YouTube yabaye YouTube mu Rwanda nta televiziyo n'iziki YouTube ushaka kwamamaza kuri YouTube ushaka noneho kwamamaza kugira ngo akomere yamamaza na Supermanager of course nitukabeshye narakubwiye ngo nigiye ushobora gutanga ibiganiro mu mwaka ushize nakoze assessment natanze ibiganiro birenga 80 mwaka wose ibiganiro birenga 80 hafi ibiganiro 35 byarebwe n'abantu barenga ijana hafi ibiganiro 35 byarebwe n'abantu barenga ijana hafi ibiganiro ibihumbi ijana byarebwe n'abantu bari hejuru y'ibihumbi ijana best cyane no bishaka mbikwereke ufungura hangange ngenda mbyerekana the game changer bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, 80 machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Supermanager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, from dam to daka, mtoto wa Mungu, the Konyene boy. Talk of the city, most wanted, Ray King of YouTube. I'm in the house right now, Supermanager. Big bro, from another mother, the Supermanager. From another mother, na nyina wundi abyara umuhungu. From another mother, na nyina wundi abyara umuhungu rafiki yago. From another mother, na nyina wundi abyara umuhungu. So even my mommy, from another mother, means even my mom gave the birth. Even my mommy, yeah, gave the birth of the real man who is Supermanager. Na nyina wundi abyara umuhungu. You get what I'm saying? That's the meaning of that. When I'm talking from another mother, I mean, even my mother gave the birth of really strong man like me. In Kinyarwanda we say, na nyina wundi abyara umuhungu. From the brother from another mother. Ubwo no munsi harundi wavutse umeze nka Supermanager. Icyo biba bivuga ubwo harabona bwiraga abo bariyumva na nyina wundi abyara umuhungu. Sinavugaga je. Ibyo bisobanuye meaning ndende. Hari nabandi nyine bavutse abahungu, hako n'abakobwa n'abana, ariko icyo biba bisobanuye ubwo navugaga gikota nyine the from another mother. Kuko mushobora kuba mubona muri mukomeye, ariko nka kamanda nanjye nkaba nditokeje nkajyamo nkiziramo kandi nakwinjira mu game nkarivuruga, bakavuga bati uyu sasa ni muri mu gisirikare ari umuntu bita ngo ni kamanda wa kugitokeza. Kamanda wa kugitokeza ndiko kundi mushobora kwa hari icyo bita ngo ni shadow battle. Shadow battle ni field of battle mu Kinyarwanda no kuvuga n'ahantu ho guhanganira nk'urubuga rw'intambara cyangwa ahantu muhanganira. None wenda mukaba ngira ngo ugikurikira mapambana akaba yakaze byanayoberanye byayo wabikemuka, wajya kubona ukabona n'umuntu utaruzwi kamanda aritokeje gusa urugamba rarukemuye. Beza gakomandinga neza, iza karwana neza, iza gapanga mapambano neza. Supermanager nanjye no kwigemo naryinjiye haruzaho navuye, wagiye kubona bakabona ikimanuka gusa kiguye mu gihugu. Bakavuga bati super ngo yinjiye sasa umuntu aje yitwa Supermanager, kandi koko bisoza bibaye kandi byararangiye. Ubu noneho wabicisha mu zihe nzira? Waca se mu nzira za Facebook, waca mu za Twitter, waca mu za YouTube, waca muri Instagram, waca ko bidashoboka ubu ngo byarangiye. Naragenda shona neza ndafata YouTube. Abo ni bishoboka. Niyo wakoresha abantu 800 ngo bamanura izina rya Super. Yararangiye namaze kuba nka virusi ya malaria muri Afrika. Sinshobora kuzashiramo. Nubwo batakindi ndimbo zawe kuzashira mu mitwe y'abantu ni nka virusi ya malaria mu mugabane wa Afrika. Nubwo batakindi ndimbo zawe nakubwiye ngo vakuvuga ngo reka kuvuga ngo batakindi ndimbo zawe. None se Supermanager uzamusanga muri YouTube ku ndirimbo, Supermanager uzamubona muri sport, Supermanager uzamubona muri stress zishire, Supermanager uzaseka abandi bashaka comedy. Noneho ni na comedy zubusa, kuko of course nta mfura itaganira ngo umuntu aseke kandi ndimfura. Ubwo byanga bikunda ndaganira ukishima ugaseka ariko ukaniga. Entertaining and dedicating, that is bad man, the Supermanager. Is of the kiko. None zo wabonye imfura igana abantu naseke yose ni imfura nyabake barakurikira bagaseka bakanayizerwa ariko bakavuga ati kuramo n'ibyawe. Everyone should take his share kugira ngo utware nayo bize kugirira akamaro. That's bad man, Supermanager. Ibyo rero wambwiraga bya Kiyovu Sport ubu nibyo wambaza none tukajyaho ubwo none tugiye kuri none ariko ibyo wabyemeye uremera ko ndi king of YouTube. Yes, naringizeho kuko nibiragaragara nabwo ngo uzafata umuntu wari we wese ngende umuntu w'abantu, ngende umuntu w'abantu kabisa. Ntago ngewe bazanyibukira ku modoka natunze,
ntago bazanyibukira ngiye ku mafaranga nagize muri banki, nta nubwo bazanyibukira ku mazu wenda natunze cyangwa se nzatunga, ngiye bazanyibukira ku niyo kaba kantu gato gusa kamwe mfite nibura ko namariye societe nyarwanda, ahubwo cyangwa se nyafurika cyangwa se kwisi hose. Abantu barimo barankurikira bari muri Canada, bari muri Australia, abantu bari Uganda Kampala, ndasuhuza mushuti wanjye hariya Morris Kampala Uganda, ndasuhuza Bienvenue mushuti wanjye ari Texas muri Amerika, ndasuhuza Emma ari Japan, Pedro ari Japan hariya mu ruganda rw'amamodoka, amamodoka umwana w'umunyarwanda ukoramo hariya, ndamusuhuza cyane Pedro. Urumva bose babankurikira, bari bose barimo barankurikira, ndasuhuza n'abandi ntavuza Abu Dhabi barankurikira, mugabane w'Iburayi, Amerika, Aziya, isi yose, Afrika, TZ Tanzania, ndasuhuza abana bari Mwanza hariya bakunda kunyandikira, ndasuhuza uri Pasias, hari abari Geita bankurikira, barimo barankurikira 5 kwa 5. Ubwo tugiye Kampala Uganda, sindavuga Masindi, sindavuga Shembabure, sindavuga Buremezi, sindavuga abo bose isimu barazifite, niyo yabaragiye inka abari ba super manager, niyo yabaragiye inka abari mu isi mariye barya super manager avuze iki. Abo bana bose barankurikira, abo bana bose uri Kampala waburi Yantonde waburi, ubwo abo navugaga ivyaro, ubwo reka nje mu mujyi, gusa ndavuga Masaka hagati mu mujyi hari, sindavuga Kampala noneho mu mujyi hagati, umva mvuge na Tete, mvuge Kirekana Banda, mvuge Bweyogerere, mvuge abo bose barimo barankurikira, ndavuga ngo nta muntu kuri fa kubona super yashyizeho ikiganiro bariruka, super manager umuhungu wacu arimo bategereje ubukwe bwanjye nk'uko abakristo bategereje Yesu kumubona. Buri muntu wese aravuga ati turashaka kureba ubukwe bwa super manager. Nanjye nareba babwiye ngo mbere y'amatora ya President wa Republika nzajya gutora umukuru w'igihugu, noneho ngiyewe ndi kumwe n'umugore wanjye official nambaranye nawe impeta, abantu bose babireba. Ubwo 2024 mu kwezi kwa karindwi uzuga amatora zabo, ndakubwiye ngo ni ibyishimo bizavamo hajyamo ibindi, bazarara abantu banywa barya bishimye, tuganira dusabana, umuziki ari umuziki, tuvamo tujye gutora President Kagame. Buri buke amatora akaba yenda kuzengo tuzavamo hariya tujye gutora mwenyewe, ndi kumwe ngiye n'umugore wanjye tujye gutora. Ubwo bwahora boze ndakubeshya kunumva ari hata uko warenze kuvuga ko pariyama izateranika ku kibazo cy'uko bwa super manager pale kutoka pale tunaenda kumchagua rais, na nitakuwa na mke wangu na kila mmoja atakubali, sababu hapo sasa ndio nitaona kila mtu atasema kwamba bwana mdogo sasa ameoa, sio mambo tena ya mzozo wala mambo ya kuzungumza, kwa sababu hapo watu wanasubiri harusi. Yani kama unavyoona watu kwenye jangwa kwa sababu ya ukame wanaisubiri mvua, urumva nk'ukubona abantu, urumva nk'ukubona abantu baba bari mu ntuza mu arya jangwa niki ubutayu, nk'ukubona abantu baba bari mu butayu bategereje imvura, niko abantu bategereje kureba ubukwe bwa super manager. Isi ndakubwira ngo isi hano bizamera bitya abantu bazatanga babonye inteko ishinga amategeko itumwe vuba va mu buryo bwihuta bwo gupuraninga uburyo bwo bwa super manager bugomba kugenda. Nami kicara abaminisitiri biga atari ikibazo, yago kizaba ari ikibazo, ubundi inama bazabiga ku gisubizo, ibyishimo by'ubukwe bwa super we umujyi hano uzabona ibiba wowe. Ndakubwiye ngo abantu bazava Kampala, abantu bazava Canada, abantu bazava Australia, abantu bazava mu hose mu isi yose baje kureba ubukwe bwa super manager, abanze n'abatanzi bose mwoka byaramwe mu mbabare abumba ntashuhuje cyangwa nabavuze, suko man bose nshobora kubibuka, ariko ndabizi murankunda pe, nanjye namaze we yereka nanjye nsuhuza abanyarwanda murankunda pe, narabibonye mugize ndabahobeye abanyarwanda, ndabahobeye bose ndabizi barankunda pe. Australia, Canada, America baranyandikira ahantu hose, Michigan, Texas, Washington, abantu bose babankumamagara kabisa, biranshimisha cyane. They appreciate me, my sisters and my brothers. Mutegereze rero umugeni ngiye kumubereka, mwe mutegereze umugeni umugore wa super manager mugiye kumubona vuba hano, nzamubereka mwese ubwo bukwe kandi mubatumiyemo, waba ukomeye waba udakomeye uzambara utaho ubukwe bw'umusitari w'umunyarwanda super manager, uzureba ibyiza menye ko igihugu ari cyiza, twishimire rafiki yangu. Hii ndio nchi yetu rafiki yangu, hii ndio nchi yetu ambayo muda mrefu akina baba alikuwa anaiota, sasa sisi tumeshaingia vijana na sasa hivi tunakula maisha. Kilichobaki sasa ni kuendeleza kina baba alipofikia. Kuendeleza hakuna kingine, ni kulinda amani, kufanya kazi, lakini vile vile na kupanua familia. Siwezi nikaishi peke yangu bwana, ndio maana sasa hivi inabidi nivute jiko. Kwa hiyo subiri, kaeni mkao wa kura, karibia mwari mnakaribia kumuona. Bo barumvisha ibyo mvuze, ibyo mvuze barabyumvishije. Abatanzania bakinyaguza Igiswahili ni ururimi rwa Afrika, na mwenye bararuvuga. Unje ubona ko nawe igiswahili akemera vuba kuko igiswahili ururimi rwa Afrika. Izi n'izindi n'imizaje z'abazungu niki, all those languages which came later, but African language is Swahili language.
Igiswahili nirwo rurimi rwa Afrika burya African language igiswahili none ubimenye niyo mpamvu burya kimbangukira kuko African language ariko ikigande ni ururimi rw'Ubugande Kinyarwanda ni ururimi rw'u Rwanda buri gihugu kigira ururimi rwabo igikongomani ni igihugu cya Kongo nako ni igikongomani ni kirimi cya Kongo ikimari ni icyo muri Mali wabwira waramuseni ariko ururimi ruduhuza twese abanyafrika Swahili language lugha ya Kiswahili. Super, reka dusoze ikiganiro. Dusoze ikiganiro cy'iki tutarambaza kubya Kiyovu Sport navuze ko ari nk'umwana w'uruhinja. Umwana w'uruhinja ntushobora kumuha amafaranga ngo amenye agaciro kayo. Arayakinisha ajya kuryama akajugunya aho abonye. Mu gitondo ejo ushobora kumubaza uti amafaranga naraye nguhaye ari akakubwira ati simbyibuka papa, simbyibuka mama. Kuko ntazi igiciro, ntazi agaciro k'icyo ari wamuhaye yari afite mu ntoki. Ni nka Kiyovu. Yageze inshuro nyinshi. Naravuze ngo yageze inshuro nyinshi. Barayiroze kandi barayiroze nawe urimo. Mu izina rya Yesu reka genda senga ndeka. Barayimagi. Reka. Ngiye navuze ibyo ndeba ntabwo ari ukuyaturira hose no kwiroga sino navuze ibyo ndeba. Navuze ni ikipe ya Kiyovu Sport biragoye gutwara igikombe. Kuko imikinire yayo isa n'umwana wahawe amafaranga ataza agaciro k'amafaranga bamuhaye mu ntoki. Kubera iki? Kuko umwana arayakinisha ajya kuryama akajugunya habonye ejo mu gitondo umubwiye uti mpaye amafaranga ntabazi iyo yataye. Kuko ntiyaraza agaciro k'icyo yari afite. Kiyovu rero nayo igikombe bushize umwaka ushize urabyibuka APR na Rayon zarakirekuye AS Kigali irarekura baha igikombe Kiyovu bati ngabatwara iragenda igikinaho ikajya yigaragura irangiza irarekura aho yagitaye ntihaze nk'ibyo wa mwana ukinisha amafaranga katataza agaciro k'icyo yari afite ibyo rero navuze nibyo sibyo na byarabaye ntibyabaye none ngo ariko finali igikombe cy'amahoro nzaba mpari hari ahantu harimo amafaranga menshi n'umushinga ya mbeza twa miliyoni 90 ibyo simbizi n'abashaka babaye miliyoni 900 genda reba imikino ndashaka kongera gutwara abana b'abanyarwanda hanze ndashaka kongera gukorana n'abanyarwanda ndifuza ko abana b'abanyarwanda batera imbere naguye ngo ngiye niyo na even little contribution to my country for me it is a pride niyo natanga kantu gato ku gihugu cyanjye gato gusa tureke ibinini gato ariko nanjye nkavuga intara umucango wanjye cyangwa ari wiye ryanjye nanjye nashyize muri development y'abanyarwanda cyangwa muri society nyarwanda hari ikirimo ariko it is a pride ni ishema ryanjye wongeye kumbwira ngo Usumana ajya afite private jet byose ari umuntu upfa bakavuga ngo afite private jet bavuga ibyo yakoze uko ngenda ndashaka gushyiraho legacy nzima kuko mu buzima niyo nsoma ibitabo niyo nkurikira ndavuga ariko kuki umuntu yakora ibyiza kuki utamwigira ngo ukora ibyiza nawe umuntu ufite akamaro kuri society yugero waramusene cyo kunywa cya Esperanza mu kazi kose Matora Dodoma ubwa neza uyiryamira aho uri hose ndasuhuza abanyarwanda cyane ndabasuhuza cyane ariko bumve ko uyu munsi nishimye kuko nkejo nakiriye kore 3 zivuye muri Canada ejo abafana bangi simbana nabazi njya kubona gusa nkabona kuri kamera umuntu aramagaye plus 1 nkabona aramagaye from America Superman ajya turakwemera turi hano ubwo bukwe buzaba ryari ko dushaka kubutaha mwoka byaramwe ni mumba baririmba bwizije ukuri si bya bindi byo mujya muva ngo nugutwika nubwo nge ntatwika genda zimya kuko gutwika no kwangiza babwire babohereza inkwano ameni oya ibyo bireke ngiye gukora ubukwe singiye kugira ngo nge kwiba abantu cyangwa se nge gutwerera no umuco umva gutwerera ibyo ngibyo uvuga ngo mbabwire bohereze inkwano gutwerera no umuco w'ikinyarwanda umuntu ashobora kubikora cyangwa ntabikora ariko gicyo si cyo ngamije no kugira umuryango nge nicyo ngamije kandi ndashaka ko buri muntu wese azibona muki mu muryango wanjye kuko nge ndi umustar nako ndi umustar w'abantu ndi umuntu w'abantu you get what I'm saying urakoze cyane rero ngewe nagira ngo mbwire n'abantu ngo bambabarire basubscribing aha bakurikire Super TV ngaho rero bye mukomeze mukore subscribe musharing musubscribing kuri Super TV televiziyo y'umugisha subscribing ubona umugisha utanga umugisha nawe uhabwa umugisha kandi TV y'umunyamugi Super Manager Kiko icyo kunywa n'iki Esperanza mu kazi kose kwisiga Moa Pro Group Limited kuryama Matora Dodoma number 1 bye bye man bamugisha.